Kugira gutya nizera umuntu ndamwizera kubera nababwiye yuko nyine murabizi abantu twatangiranye cano ntabwo muri aba benshi ariko abenshi muzi gahunda ziba zihari niyo turimo kuganira. Nahaye umuntu amafaranga nyine kampani yaranyishyuye nyishyura umushahara wanje, noneho umuntu arambwira ngo nimugurize amafaranga. Nkuko bajya bavuga ngo iyo ushaka ikintu uzaguteranya n'umuntu kumuguriza amafaranga. Yari inshuti yanje ndavuga ati ntabwo nayamwima. Hano Kampala habayo ubuzima bugoye rwose. Kampala hari ubuzima bugoye, Kampala hari ubuzima bugoye. Niba n'ahantu utazi hari ubuzima bugoye ni Kampala. So umutipe arambwira ati rero nta kazi nyifite, akazi nakoraga nakavuyeho, ndashaka ungurize imitwaro 20. Buri imitwaro 20 ku bantu bavunja neza cyangwa se ugiye kuyavunjisha nko kuri telefone ukoresheje mobile money havamo 75,000 gutyo. Ariko kubera ko tuba turi Uganda nyine ayo ngo buyabona nk'amafaranga make, ariko yavunjishije akaba amanyarwanda aba menshi, akaba nka za 75. Arambwira ati wowe yambe nishyuye inzu mbona ahantu ho kuba, noneho nyuma y'iminsi bijyanye nimba mbonye akazi ndaza kukwishyura. Nari mfite ubushobozi bwo kuba nayamwima kubera ko nta kazi yari afite, nayamuhaye nzi neza yuko n'ubundi kuyabona bizasaba ko abanza kubona akazi. Ariko uwo mutipe naje gukurikirana amakuru nsanga ntabwo ari ikibazo cy'akazi, ahubwo yari afite akazi kanamuhemba neza. Noneho we yari afite gahunda yo kuvuga ati mfite 2 miliyoni z'ingande zirenga, reka nshaka umuntu aguriza imitwaro 20 yo gukuramo itike nyavunjisha nsubire mu Rwanda. Uwo mutipe yasubiye mu Rwanda, ari mu Rwanda amaze kuma amafaranga, yarakoze yizigama neza, ariko ubuhemu bwa nyuma yakoze gushaka kwiguriza ahandi kugira ngo waguremo utwenda two kwambara, uboneho itike, noneho yayandi yatwara ari imbu bitekerezo. Twebwe turacarimo gukora muri kampani, ntabwo turaza kwikorera. Murabizi ahangaha nibyo ndababwira ko ari kampani nyine tuba dukoramo. So ku bantu bazi ubuzima bwo muri Kampala ni ahantu iyo mwanje nyine sindi umukobwa, hari igihe kigera nkabaho nunzwe na capati n'ibishyimbo kandi nkabirya iminsi 7. Capati n'ibishyimbo nibyo bintu hariya Uganda bihendutse. So ugasanga umuntu ya mafaranga cyangwa se ya mashiringi wari kuzahahamo ibyo kurya bera byamara nk'ukwezi cyangwa amezi 3 cyangwa amezi 4 like nibyo. Uravuze uti n'ubu wacu no muri quartier niyo reka nyamuhe yishyura inzu, noneho kire gute naza kubona akazi araza gukora. Kumbe we yari amaze kwishyurwa umushahara we, ahita agenda. Amaze kugenda afata gahunda aravuga ati kanje gukora business zanje. Muzi 2 miliyoni z'ingande cyangwa se 2 miliyoni z'amagande, muzi ko haba harimo ibihumbi hafi 600. Rero uwo mutipe agiye mu Rwanda, ubu sizing tuvugana baravuga ngo ari mu karere ka Kayonza. So guys, muri abantu banje mvuka i Nyagatare, ubundi ubusanzwe mvuka i Nyagatare. Ahangaha murabizi ko tureba nyine ibintu bijyanye na business cyase n'ukuntu twakiteza imbere. Ntabwo tuzanga ngo tubwiye ngo dore ukuntu waba umukire mu gihe gitoya, oya, ntabwo twabikubwira kubera yuko ibyo bintu bari scam akenshi na kenshi. Bari scam umuntu kubwira ati dore ukuntu waba umukire mu gihe gitoya. Ariko byibuze hano dushishikariza umuntu kubona akazi, yewe tukanagufasha kubona akazi. Niba ushaka akazi uraza kwandika kuri iyo nimero no kureba aho ngaho hasi. Gusa twebwe turimo kureba, ndimo kubaha story y'umutipe nahaye amafaranga, nzi ko ari mu kibazo, kumbi yari arimo bisubizo ashaka inyongera. Yaragiye cyakoze ikintu nshimira Imana nuko numva ngo afite iduka ryiza hari Rwamagana, ariko ntabwo aje mvugisha ngo ambwira ati warakoze gutya na gutyo, ibyo ntabwo aje bimbwira. So nkande Sam umuhungu Nyagatare nababwiye yuko tutangiriye icano nyine murabizi ko twajyaga dukoresha Umuhuro Sports TV, dukoresha Sound Media TV. Ahangaha ni kuri Sam Top, aho tuzana inkuru zitandukanye zijyanye wenda n'iterambere n'ubuzima bwa buri munsi, ariko ubuzima bwa buri munsi harimo kubashira
amafaranga ko umuntu umugirira neza kumbe hari ikindi agamije. Ese hari igihe umuntu azajya yanga kuguriza umuntu amafaranga kuyamuha kandi uwo muntu yari ayakeneye kubera bamwe bagenda bahinduka nyuma? Ni ukuvuga ngo ubu aka kanya maze kwishyiramo yuko nta muntu uzongera guha amafaranga. Yes, ntabwo ndi umukire, ntabwo ndi umuntu nyura ngo wenda afite amafaranga wenda yo kuba natira ibintu, sibyo? Ariko amafaranga make yamba mfite, nanjye mfite ubushobozi bwo kuba amafaranga nafata ngaguriramo famille yanjye nasize muri quartier mu byaro, nkabaguriramo ibintu nabo bakayisukari, umuceri, nyine nabo bakarya neza nyine nk'abantu bo mu cyaro nyine ukagira nyine akantu bohereje, cyangwa se ukabagurira n'utwenda tw'abana nyine barumuna bawe ushobora kuba wabagurira, aho ukafata ukayaha umuntu nyine akagukuzaho gutyo. So guys, nari ndimo kuvuga ngo ntabwo cyangwa se hari igihe tuzajya twima abantu amafaranga kandi bari bayakeneye. Ese njyewe namutse nyakeneye, hari igihe nzajya kuyasaba umuntu akanshyira muri ka gatebo k'abantu nyine b'abambuzi, bigatuma nyine njyewe si nyine amafaranga nari mukeneyeho nkayabura kubera nyine abantu ko twahindutse. Ese buriya hagize nk'undi muntu uzakambwira ati wangurije 5 by'amanyarwanda, nkavuga ati ubu najya nyine like nayamuha nekereza n'aya ngaya namaze guha uyu mutipe kandi yifite gahunda ze. Tekereza icyo kintu, twakora iki kugira ngo tutisanga twagize muri risk yo kuvuga ngo umuntu umuhaye amafaranga agiye kuyakoresha ibye? Okay, nanagusabe basi bizagaragare ko yabuze ubushobozi bwo kuyishyura, aho ngaho wamwumva. Ariko umuntu agiye gusaba amafaranga ashaka kongera kuyafite bagenda akore business, wowe uracakorera abandi, uri kuri company, uhembwa kuri pressure z'abakire. Tekereza nk'akoresha mba niriwemo, bamara kunyishyura, nishyura inzu, nishyura buri hamwe ahantu nyine buri kantu kose fagitire zose zisabwa, asigaye nanjye kugira ngo nyasevinge nkayaguriza umuntu bazaya mu kwezi kurangiye. Tekereza iki? Gusa nanone ntabwo nabyicuza, ahubwo nabikuyemo isomo. Ubu kugira ngo ube aho kugira ngo njye mfate amafaranga yanjye, kugira ngo mfate ifaranga ryanjye ndiguhe wowe ngo nari kugurije, byaruta. Yes, ntabwo umuntu avuga ibibazo bye byose, ariko nkamenya byibuze kimwe mu bibazo ufite bikenera amafaranga nkagufasha nuko nyine umuntu afasha abandi. Aho kugira ngo ngufashe nzakwishyuza uyagure, byaruta nkayaguha nkavuga ati nagufashije twari. Iyo ni inkuru mba nababwiye. Gusa ni ikihe kintu twakora kugira ngo ejo cyangwa se nawe bishobora kuba byarakuba ariko aguriza umuntu amafaranga kandi kuyagusubiza? Twakora iki kugira ngo ba bandi badukeneye kandi badukeneye cyane? Ni ukuvuga ngo hari abantu, hari umuntu ukeneye nyine y'amafaranga kandi nkabona yakeneye, ariko se namutandukanya gute na wa wundi wankoresheje ako gakoryo ko kuyatwara afite izindi gahunda? Nyine nabatandukanya gute? Niyo mpamvu bakubwira ngo muri ubu buzima turimo, usibye mama wawe niwe ukugirira impuhwe, mama wawe niwe mubana mu bibi no mu byiza, wakena utakena mama wawe aba ari kumwe nawe. Ariko abantu iyo umaze gukena nta kintu mwavugana. Mwaka kanya tekereza nk'aka kazi baramutse banyirukanye bavuga ati ikintu si uko nakoreye gusa amafaranga yo wenda ndayafite, wenda nakoze mu gihe cy'imyaka wenda ibimaze, ariko se ntabwo aragera ku mafaranga nifuza kuvuga ngo nanjye ninsubira mu Rwanda mbe natangira business. Murabizi ibintu byaruriye ubu ngubu, ibiciro byaruriye kubera nyine izi ntambara agenda ziba hirya no hino. Kujya gutangira business mu Rwanda ubu ngubu aka kanya nk'ubu abantu twatangiranye iyi channel muzi yuko nahereye muri mekanike njya mu guteka capati bigenda byanga. Ntabwo rero ndi ku rwego rwo kumva yuko nzongera nkahera hahandi kuri capati. Nyine capati waziheraho ariko ufite ibindi bintu ku ruhande bikwinjiriza amafaranga kugira ngo ubashe kwishyura inzu. Ibyo rero mba ntekereza nkavuga ati why not njyewe ko mekanike nyizi, why not ndashobora kuba nabona amafaranga wenda miliyoni cyangwa miliyoni 2 miliyoni 3
nkajya hariya nkajya kurangura PS nkazishyira hariya nanjye nkagenda kuri garage yanjye. Izo ngizo ni inzozi mba mfite nk'umuntu, ariko kubera ko nta kimwe cya kabiri cy'amafaranga nifuza kiragera, ntabwo kiba kiragera. Iyo kitaragera kimwe cya kabiri cy'amafaranga nifuza biragoye ko nakabona ibyo bintu nzakora. Aka kanya rero kavuga twajya kuva muri gahunda z'umugaraje, abo nyine abukoze mu suni nko ntabwo yankoze mu mufuka, ariko ndabizi nawe iki kiganiro wenda ashobora kuba atakibona uyu munsi kubera ko tuziranye nyine, abantu tuziranye hano ku nyine batajya bakora ibintu, ariko imyaka n'imyaniko azagira gutya ikiganiro azakibwaho kandi azasanga yuko ariho navugagaho. Abantu barahemuka, kanda subscribe hano kuri Sam Real Talk. Uyu ni wa muhungu wanyu Sam, umuhungu w'Inyagatare, ndabakunda cyane. Hasta la vista. Niba wifuza akazi ariko 078 33 63 95.